wabwira abantu. murakoze nk'uko coach yabivuze dakika turi mu mpinduka ubu dufite ingamba zacu dufite nk'abakinnyi ndetse twagiye tunabivugana no muri local tugira igihe cyo kwicara ntabwo turi kureba cyane ku byahise bamwe muri twebwe dufite n'inyota yo kumva ko twajya no kuri iyo Coupe d'Afrique kuko abari n'ishema no kuri kariya yacu y'umupira so icyo navuga ni uko icyo twakwizeza abanyarwanda ni uko reka tubasabe kongera kutuba hafi bongere batugirire icyizere natwe ubwacu nk'abakinnyi dufite ingamba dufite nubwo wenda tudashaka kuvuga cyane ariko icyo navuga ni uko izi match tugomba gutanga ibishoboka byose n'ibyo tutigeze dutanga muri match zashize tugomba kubitanga muri izi match kugira ngo turebe ko twakarifiye equipe yacu kuko ni ishema ryacu ni ishema ry'abanyarwanda ni ishema rya buri muntu wese mu gihugu cyacu so nta byinshi rero mfite byo kuvuga icy'ingenzi ni uko ingamba tuzifite nka equipe ingamba tuzifite nk'abanyarwanda kandi murabizi neza ko abashize hamwe nta kibananira so turi hamwe kandi turi cyari nko kumutoza bivuze gukora ibishoboka cyose yaba ku cyiza cyangwa se kibi kureba niba aho tugiye muri Seychelles twatangira neza kugira ngo biduhe niyo motivation yo kubasha kujya mu zindi match twumva dufite imbaraga. Arona amaze nk'umwaka utari umwaka utari mu ikipe y'igihugu muri knockout igisaba cyane no gutsinda kandi uri muri secteur offensive urabona ibitego biri buze kuboneka ugendeye ku kubona abasugira Jacques Kagere n'abandi ibyo byose ni ibintu twagiye tuganira byose birimo of course inshingano zacu n'ubundi ni gutsinda akaba ariyo mpamvu navuze ko tugomba gukora ibishoboka byose so ni cyiza urabona ko nagiye mbivuga kenshi turabona abanyarwanda twese twumva ururimi rumwe turaganira cyane bishoboka turanaganira ubu ngubu biruta nuko twaganiraga mbere akaba ariyo mpamvu twagiye tugira n'ama-entraînement yo gutsinda cyane ubona ko ma-entraînement twagiye dukora turangiza dukina kugira ngo turebe izamu kandi so far so good ibintu biragenda neza nkaba navuga yuko ibitego bizaba kandi turi cyari kubitsinda so urebye twebwe promesse dukora buri muntu ashobora gukora promesse iri positive kuri buri kintu cyose ushatse so twifuza yuko twaha abanyarwanda intsinzi kubera ko natwe turanyotewe cyane nakeka ko abanyarwanda tunyotewe no kubona ubona ko tuvuga turi kuri cyane staff tekinike coach abakinnyi so ntabwo yuko ntabwo navuga ku bya kane kubera ko ntabwo turagiye muri kane so dushaka kuvuga kuri match ya match ebyiri match zikomeye urebye match turi gukina yo kujya amatsinda ni match ya Libya igihe badukuramo so icyo navuga izi ni match ebyiri zigaruka nyuma y'imyaka hafi 4 cyangwa 3 so dufite intego yo gukuramo Seychelles nibyo nakwizeza abanyarwanda turanyotewe cyane tugiye gushaka imbaraga zishoboka zose ubona ko hagiye hagaruka ibintu negative gukora critique nyinshi ariko ibintu ntabwo tubireba so icyo navuga ni uko tugiye gushaka intsinzi muri Seychelles mbere yuko tuyishakira inaha hashize iminsi muri defense kudakorana Emery bimeze gute kuva turana Emery nibyo koko yashize igihe kinini ariko urebye niyo mpamvu coach yaduhamagaye hakiri kare kugira ngo tugirane partnership so icyo navuga ni uko tumaze gukora imyitozo urabona ko coach nawe arimo kugerageza kutwegerana haba Thierry haba Emery haba njyewe urabona ko na communication nziza nta kibazo gihari tumaze iminsi hafi 3 tumaze kumenyana nta kibazo ni rwatubyaye ku ruhande rw'abakinnyi impano kuba barunze muri squad barunguremo Bakame bamaze igihe bamaze igihe hamagarwa muri equipe nationale bagashyiramo nanone bakabona ku ruhande rw'abakinnyi ikintu cya mbere bidufasha ni uko ntabwo ko ari abakinnyi b'abasinye n'abakinnyi utakwifuza ko babura muri group n'abakinnyi bazi uko muri local room biba bimeze n'abakinnyi bafasha coach urebye baraturuta mu myaka bafite experience n'ubwo wenda bakina mu gihugu ariko bakinnye no hanze so ntabwo ko ari abakinnyi
utabura muri group ko wahamagara kose. So n'abakinnyi ugomba kubisha hafi niyo batakina ariko baba baduha morale, baba batubwira yuko tugomba kubikora kandi nabo tugomba gushaka ukuntu twagera kure kugira ngo nabo barangize karere bari bafite icyo bavuga ko bakoze. So navuga ko ni ibyishimo kongera guhamagara. Akabazo k'amatsiko ko u Rwanda rwari rwatumva na muri stadiyo n'ababo hari n'abatsinda zitandukanye kirajyanye n'iki cyabuze n'ayo masomo yakuyemo mu buryo bushobora kongera kuba umukino wa Seychelles akabazo k'amatsiko akabazo kuza niyo ese abamukapitene azani haruna yaranje kwemera urebye ndagaruka ku cyo Kocha yavuze biriya ni ibihugu kubabonaho information birakomeye ariko bo kutubonaho information biroroshye, you know. So icyo navuga wenda nicyo ngiye kugarukaho tujya mu birwa ntabwo twe tuzi icyo tugiye gushyira nayo ariko twe dufite information y'uko bafite abakinnyi bakina hanze bimwe n'ibyo nizo information twe dufite. So Seychelles rero wenda information navuga ko ihari ni uko match baheruka gukina bamaze gutsindamo ibitego hafi 16 ariko so ntabwo tujye kure ibyo batsinze kubera ko iwabo ntabwo ko nta bantu bakina badefanda cyane kubatsinda ntabwo bikunda gukomera. Ikipe zigatsinda ni ikipe z'ibihugu ziba zifite nabo amateka. So icyo navuga ikipe idafiteho information ugenda witeguye buri kintu cyose cyava muri match ariko twebwe icyo tureba imbere ni ukuvana hari amanota uko byagenda kose ni ukuvana hari amanota atatu. na kapiteni ndio nabishije nabivuzeho n'umushize ko kapiteni ntabwo ahinduka buri gihe kugira ngo impamvu ushize twahinduye kapiteni nuko Haruna atari yashoboye guhamagarwa, so birumva rero kuba yabanje guhamagarwa asubirana inshingano ze kandi akomeje kwivuga ko Haruna nigeze yasezererwa mu ikipe y'igihugu Nicola patabonye gusa ariko kuba akiri kapiteni w'igihugu aracyari kapiteni. Ibyabaye gusa byari uko Jacques agomba kwasiza inshingano muri absence ye kimwe nuko niyasimbuwe nabo asohokana igitambaro uko byagenda kose yasohotse mu kibuga agomba kugira wagisigiye, so wayagarutse rero automatiquement arasubirana prosa. Thank you very much.